ndagushuje wo ukunda filime Inzira y'umusaraba ijya kuri Big Family TV. By'umwihariko nkanjye iriya filime yandikwa mpari nkaba ndi no mu bantu bayandika ikaba ikinwa mpari. Niyo mpamvu abantu mwakomeje kunyandikira mumbaza ngo ese bimeze bite ko nta kintu ari kudutangariza. Ni muhumure sasa rero iyi cano ni iyanyu. Iyi cano niyo yonyine uzajya umenyeraho amakuru ya filime Inzira y'umusaraba niba uyikunda. Uretse gato ugeze ahangaha utarakora subscribe, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo buri kintu cyose ushaka kumenya ku Nzira y'umusaraba kijye kikugeraho ku gihe. Ati byagenze gute rero? Filime Inzira y'umusaraba ni filime ubundi musanzwe muzi ko isohoka buri munsi, kandi koko nyine isohoka buri munsi. Munabyumva ute tugiye tubaha episode 2 za buri munsi? Mukava kuri episode 1 mukajya kuri 2. Icyo ni icyambere, mwandike muri comment. Episode yashize Rugema bari bamaze kumenya ibyo. Mvugira ati bari bamaze kumenya ibyo. Narababwiye ngo ibintu ni fire. Vuga muri comment ngo ibintu ni fire. Urabyumva ute? Ba Fabiola bose na ba Nyiranambara bamenye ko Rugema ahishe mama we yari bagize. Uwo muriro murawumva gute? Muri episode ikurikiye se tubibahe? Mwandike muri comment niba mubishaka. Number 3. Ese murabona koko byagakwiye ko mama we bagize ahura na mama we aherana hiri bagize aka kanya, cyangwa se tube turetse kubibaha? Murabyumva ute? Mwandike muri comment. Mbere yuko ngenda ntago nagenda nababajije se murumva mu kiganiro kindi twashyiramo cyangwa murumva muri filime twakongeramo iki? Mwandike muri comment. Ndabashuje, njye mwumvaga nitwa Fabizo.